basohoka nawe urayifite se inka yanjye bihogorwe Ibere bayimuhaye saa 12:30 z'umugoroba ku munsi w'ejo nayibura nte koko areko kugira ngo nemere kwifite liste tubwira umubare reka mbanze manure ngenda manura amazina oya wivuga amazina vuga uti mfite abakinnyi batandatu ngenda manura amazina mwego muragenda mubara erega ni ababyeyi barabigishije Axel agiye kujya avuga amazina afite liste y'abakinnyi 14 bagomba gusoga muri Rayon urwo rutonde rwari rurerure cyane ni rurerure rero twe tuvuga impamvu kuko harimo abasoje agiye cyane yagiye bita Kadime we yagiye n'urucabana Kadime yagiye ubu tuvugana yanamaze kugera muri Senegal we yaragiye yagezeyo baramubwiye bati niba wifuza amahoro itahiri ashinjwa iki gutanga match baramubwiye bati match nkesha tuwatanze ku giti cyawe igendere twacane wazima yego hanyuma undi ni mugenzi we nawe ntago agomba gusigara ndi kuri yo kuri stangene mufiteho ndi kuri patient ni kibazo cy'umusaruro rwose wese umufiteho wowe mufiteho kuri liste patient romango aba bakinyi dufite umuna Ibera tunguwe patient arantunguye nabaragenda yongeremo gake ariko patient birumvikana ko umusaruro we wari nkene pe urumva anayitwa Nsabimana Aimable amabirisi Aimable Nsabimana yarasigaje umwaka umwe w'amasezerano ariko arashinjwa iki kugumura bagenzi be cyo ni cyambere ashinjwa akongera agashinjwa kujagaraza komite niko babyise bwa mbere na mbere yahagaritse imyitozo urumva kujagaraza komite reka muce bwira ari umugabo ari amakuru avuga ko ari umugabo bigeze kwandikira ibaruwa bamushinda ngo kuyobya ibyogajuru abahungu bazanyica pe ngarashimwe kujagaraza komite iyo mpamvu ibaye ya kabiri ku yindi narinzi y'umugabo wakoraga mu bintu bya tekinike bakamushinda ngo kuyobya ibyogajuru impamvu kuyobya ibyogajuru urumva statement Ibera koze kujagaraza komite yajagaraje komite bwa mbere avuga ngo hari amafaranga bamufitiye hagarika imyitozo urabyibuka seza rwose kiri mbise icyo gihe Mabra ameze neza nawe areba uburyo ameze neza aheraho ahagarika imyitozo bigora komite binavugwa ko yanagumuye bagenzi be no kugumura bagenzi bavuga ati imyitozo ihorera cyangwa duhembe yes akaza uwo bita Bugingo Hakimu BH24 Hakimu yamaze gusinyira ikipe imwe imbanziriza amasezerano hari ikipe ngo yasinyiye pe yaranabibabwiye Hakimu yishyizeho umukira avuga ati hano mu Rwanda ni Kigali ngo bagiye kumwongera amasezerano yaravuga ati rero ngewe urayize ngo uyimene hano ikipe havugwa aperi avuga aperi ko yajya gufasha Claude kuri gatatu ubwo bakaba bakinyi babiri nyine bagomba guhanganira umwanya rwose yababera imfura avuga ati nge sinyihari nicyo ashinjwa umurenga fitina ashinjwa iki rero ashinjwa gutanga amakuru y'ikipe twabigarutseho ku adversaire yamugiraho amakuru y'ikipe kuri adversaire no kuyobya nawe umuganga abareba baravuga bati umwarimu wacu twari dufite umurenga yaramuyobeje amujyana ahandi hantu kuri adversaire zo ni za ndani z'abareba bamenye kuyihe matches urumva ibyo byihorera kuri match ya Peace Cup bavuga bati finali kabisa yabeje umuganga wa Rayon aravuga turiya muntu ni wari umaze iminsi adufashe izi match dukubise nimutamutwara ntago tuzagera ku byo twiyemeje urumva unombore hakaza Kanamugire Rogers Roger arimo Roger baragira bati tujye kujya muri CAF Confederations Cup dukina nimero 6 kabisa utandukanye n'urwego rwa Kanamugire Roger urumva amakosa none se ko bose bajya babazana tukabona Kanamugire Roger n'ubundi Kanamugire Roger umunyarwanda ukiri muto w'umusore muhanga abafashe umwanzuro wo gukura Kanamugire Roger muri Rayon Sport mufashe umwanzuro utariho bisubireho cyane nanjye ndabona rwose Roger niba Kanamugire Roger mwamukize kuri liste y'abavamo arashinjwa iki mbere na mbere no nyine urumva bakeneye ni karibu ngo nakosa we nakosa rwose ni karibu y'abakinyi bakeneye ni karibu y'abakinyi ukuri abakinyi b'Abanyarwanda n'Imana umwana w'umunyarwanda uhamagarwa aho rukomeye agatabara bye barishari baravunitse n'abandi nari amarotasiyo y'abanyamahanga n'iki umuntu bitakana Kanamugire Roger yagukinira match zimwe na zimwe za Marine za Etincelle zande za Muhazi zande shaka kutabanza mariko ni backup nziza yaba backup nziza niba umuntu amukize ku rutonde
ariho ndakunenze ariho sinzi uwo ari we ariko ndamunenze urumva icyo araza umuvandimwe w'umunyamari witwa Suleiman Dafe arashinjwa kuza afite imvune rwose akayihisha yaje ngo yaragudutse pe yaje nta buzima afite ariko ubundi iyo bakora test medical ubanza bataye no kumuha amasezerano yahisha amakuru yuko yavunitse Ebere wagira ngo yakoranye n'inzego z'umutekano n'iz'abaganga iperereza rye test medical amakipe mu Rwanda ajya koje medical test byo gushaka inyito z'amakosa ubigende mu gake barakoza kuvuga ibigize icyaha akaba yakurikirana n'inzego fande murangira Ebere urimo kubimanuka wanza ari inzego bakoranye rwose abo ikipe mu Rwanda ikoresha test medical Gasogi yonyine Gasogi United buri mukinnyi uje akora test medical rwose Dafe yahisha amakuru yaranavunitse hanyuma akaza n'umuvandimwe Musa Haruna Majaliwa Majaliwa yaragiye yananiye ikipe nawe bigomba kuba official nawe yateje imvururu muri yarananiranye nawe yarajagaraje hanyuma abandi nabo harimo Master mwana w'ikipe sora mu mwana w'ikipe undi ni Haji nawe agomba kugenda Haji bashinzwe iki baretse gatoya twumve Haji nawe ashinjwa kuvugana n'amakipe hagati muri sezo kuvugana n'amakipe amushaka hagati muri sezo bikamusubiza inyuma bigatuma atakaza concentration. Haji ashinjwa kwigumura. Haji ni umukinnyi Rayon Sport yatekerezaga kongerera amasezerano no kumuzamura. Haji yabonye umwanya ubanzamo muri Rayon Sport atangiye gutsinda ibitego no kumusida mu match no Mavubi yatangiye kuza ajya kubwira komite ngo munyongeze umushahara. Noneho mu gihe babikonsideraga ngo batangire kureba aya mafaranga bamwongerera nayo yasabaga Haji bikiri muri process ahimba imvune muri imikino ya nyuma murabizi ko atakiri ahimba imvune ngo yaravunitse ngo rutugu yabeshyira ngo rutugu ngo nabwo yumvaga neza baravuga bati Haji uyu muntu twarimo turatekereza kongera amasezerano akabeshya ntago ari reliable nicyo ngicyo twagiye yes abandi bagomba kugenda nabo kandi baje nyuma bikananirana ni Asanana na Jalo Asanana nta urwego rwabo ruri hasi ntacyo bashinjwa n'urwego ruri hasi Asanana dukuyemo imipira je nawe wasanga rwose umudomino no murusha andusha umurusha 6 points andusha 1 pack ari hasi cyane Asanana na ugomba kugenda bari baranamutije birumvikana nigana ijuru urumva amutije muri viziyo nawe azagumayo azashaka indi undi ugomba gusohoka ni Sefu ego Sefu nawe n'urwego Sefu wasoje amasezerano kubera ko yarasinye umwaka umwe asoje amasezerano ubwo rero ntabwo bifuje kumwongerera n'urwego nyine ruri hasi undi ugomba gusohoka ni kapiteni Kevin Muhire nawe agomba kugenda Kevin Muhire asoje amasezerano Kevin Muhire buri arasoje ntabwo bifuza kumwongerera noneho ntabwo ari kutabyifuza Kevin nkuko bisanzwe buri sezo irangira afite ikipe bavuganyeho hanze akababwira ati rero arabanza akajya gutera amezi nk'atatu akazagaruka muri Rayon Sport bamubwira ababwira ati biramutse bidakunze nakongera amasezerano ariko ku kigero cya 95% ngo byarakunze pe yamaze kubona ikipe azakina yo hanze nta kuntu bitakunda kuko n'aba agent ba equipe El Merah baje kumureba $200,000 by'amadolari Elmereke muri Sudan Axel ibintu byawe niko bimeze $200,000 agomba muri Sudan no caba Kevin Muhire asize nababwiye ati mujye rwose mushyira hamwe yabahaye ubutumwa komite yabahaye ubutumwa aravuga ati nimugacika intege hagati muri sezo tibira bintu si byiza kandi mube hafi arakunzwe rwose n'abareyo kandi mube hafi y'ikipe ari amagambo burya yatangaje amagambo yariyo unigute match ebyiri za nyuma za Wiklo murabizi ko ari nge wazikoze i Nyamirambo twarazikora match ya Vision twari turi kumwe match ya Vision ya Bugesera 33 ya 33 ya Bugesera haje president Tadeo na Roje umwungirije bo baraje so bari bemerewe ko cyari gihano nibo bari bemerewe ariko kuri match ya Vision nta waje kuri match ya Gorilla nta waje nta muyobozi wa Sport uhari yes hari Eric Gisa hari Gisa Eric Irambona technical administrator hari none hari Zandani mutamenye turi kuri match ya APR na Musanze ejo bundi ku mahoro ngewe muri kamera zanyiza umutekano muri CCTV cameras urumva nagize gutya mbona umuntu witwa Tadeyo urabona muri za kaburimbo z'inyuma ya stade hari kuri match ya Peri ari kugenda ebana mwendo wa pole kabisa gake kuri treble celebration
gake gake ari gukatari inyuma ahura n'umuntu umwe w'inshuti aramubwira ati perezida bimeze bite ko utaza kureba match kandi ko ufite invitation tata aramubwira ati have hari utugahunda tw'akazi njemo hano hatagira n'umuntu uzavuga ko wambonye match ya Rayon Sport yari kare kuba yareba match ya APR nta ibyo nge numva nta kibazo kibirimo ahubwo ikibazo kiri kuki atarebye match y'ikipe ayoboye nibyo Kevin nyine amubwira kuba yareba match ya APR nge numva nta bari araga bacitse intege nakora Kevin abasaza bahaye ubutumwa kabisa aragiye nubwo abareba batabyishimiye abareba baravuze bati Kevin ntabwo akagombye kuvuga aya magambo Kevin urabizi kuri buri match rwose twakugeneraga amafaranga agera mu 1,000 cy'amadolari urumva buriya Kevin ayo mafaranga ngo buri match Rayon Sport yatsinze yitwaye neza Kevin 1,000 ngo barakimuhaga bakavuga bati Kevin uri mu bantu twaye miliyoni 20 kuri sezimwe bundi ayo mafaranga bati iyo abarundi ntago byari gukunda noneho bagera inyuma hasebya ko banakabije abareyo aravuga bati Kevin twaranagufashije muri la business yawe y'ibara ufite hariya mu mujyi urabizi ko twaguteje imbere uri kumva abareyo baragenda bakagiramo inyuma bati rwose iyo tutaza ngo tuhataramire ko warasize ingufuri ariko byo ngibyo nanone uzi ko amafaranga bahaye Kevin ku mwaka umwe yaguzwe abakinnyi 3 muri phase retour ura naje kumenya ko Abdoulaye Jaro Asana na Inosa na Biramahira Bedi na Suleiman Dafari bane ntabwo barengeje miliyoni 21 ndazi kubarira Abedi yahawe miliyoni 2,500 kugira ngo asinye 2,500 urumva hanyuma aho bita Suleiman Dafe yasinyiye ubuntu bure nta kintu kimwe bamuhaye ni umushahara gusa bamwemereye bamwe tuzaguhembaya ntacyo bamuhaye ubwo ziracyari zingahe 2,500 Asana na Inosa barazamuho gato ko yavuye muri Cameroon bamukabirije mugenzi we uyu mu Aziz Basana avuga ati Karabuzi bamuha miliyoni 7 urumva izi 9,500 uwabahenze rero ni Abdoulaye Jaro bamuguze 12 burawo niwe wagerageje kubahendamo 21,500 umwatsa kuti ukiri muto ari bane usigaje babiri kuri liste yanjye uwanyuma kuri iyi liste undi namugara ko mukanya yitwa Serumugwa Leomar asoje amasezerano ntabwo rwose bifuje kumwongera amasezerano ntacyo bamushinja nuko asoje baravuga ati igende ntacyo gushakira ahandi hanyuma umuntu witwa Basane ngo mbere yuko subira wabo muri Cameroon we yasabye ko basesa amasezerano ariko Rayon irabyanga kugira ngo uzagera gute Basane kulanya izamugurisha ko nawe yabagiye ko afite deal yifuje nyine ko batakomezanya ariko Rayon Sport nyine ngo baracyari kubiganiraho urebye rero mu bakinnyi bagomba gusigara muri Rayon ku rutonde rwawe visa rwa Axel hari usigaye uwo bita Biramahire Abedi Christophe byatunguranye cyane Abedi bavuze bati ko muri phase retour yadufashije igihe Faringanya yaravunitse Abedi agiye ate Abedi ko yahamagaye mu kipe y'igihugu agiye ate ariko Abedi Rayon Sport irifuza urumva muri bazatangira shampiyona Faringanya yarakize ari mu ryerye barashaka kumugurira undi rutayizamu bazajya bakinana baringane bakina na Forunganya bakaba ari abataka babiri bagomba kugenderwaho bagasanga rero gutungana Abedi atazakina biragoye ariko ibyo birahura n'ibyo tujya kujyaho mu kanya Rayon Sport irifuza gutunga abakinnyi bake muri sezo ubu ifite abakinnyi 35 ariko sezita ntabwo ishaka kurenza abakinnyi 25 urumva 25 regana ari hano akanagabanya payroll asobanura icyatumye APR twara igikombe kintu bita consistency Rayon Sport guhora ihindagura buri gihe uje akazana n'abakinnyi bashya ntibishobora kubakorera ntibishobora gutanga umusaruro muri iki umukinnyi nk'uyu nguyu araje akinnye imikino mike agerageje gukora iyo bwabaga abonye ibitego uramurekuye Forunganya uzi gute ko azakira burundu uzi gute ko atazagera ama setback cyatazasubira uzi gute ko atazongera kuvunika ko iyo umuntu yavunitse atangira kugenda asubira inyuma muri forme ko kubera akaguru kaba gatinya afite ubwoba niki ubizi gute ko azahita afatisha nacyo cyo cyemezo nkuko icyambere na Kigaye n'iki cyemezo ntagari soza kuri Abedi rero Abedi n'umutoza tugiye kuvuga ugiye kuza muri Rayon we yivugiye ko atoza ikipe atakatakisha umwataka nka Abedi niwe wabyivugiye yavuze ati suku mufeka ariko ngiye systeme nkina nkeneye umwataka ukora kuri baro kenshi
uri kumva W'imbaraga. ntabwo nkina mwata kujya kugonga no kugumayo Kayiza ni mandi mbumba harya se Mbumba Jordan. agara mwata hanyuma rero dusoza kuri siporo tujya aho ngaho abona abakinnyi bashobora gutandukana na Rayon Sport ko ntibaratandukana official hari n'abavugwa kwinjiramo urabafite se nabo cyane bavuge ikipe y'igihugu n'undi yarahamagaye dushaka tuzayivuga ejo ikipe ya Murera ikipe y'igihugu turabaha urutonde rwa itinerere aho baca n'igihe bagererayo ngaho tubwire abashobora kwinjiramo muri Rayon Sport harimo uwo bita bamugarutseho Bigirimana Beti Bigirimana Beti yaravugwa kuri Rayon Sport nasoje amasezerano muri polisi Bigirimana Beti arasoje imyaka 2 arayimaze urumva shyiramo Tonsele Musengo posting amba akajezi ka Rayon keza cyane baramubonye abyina muka video yambaye akajezi ka umupira bura mwishwe Kacharo vuya hanga Musengo Tonsele umupira pe niwe cyane Kiyovu Sport yamugaruye byarayigoye cyane undi muntu uri kuvugwa nanone ni umwana witwa Pasi muri polisi Pasi asa kurekura Roger ukazana Pasi nta cyo ukoze Pacifique kurekura Roger gose ukazana Pasi nta cyo ukoze same level kabisa no mu kipe y'igihugu ubona ko ya indi ya Chan ubona ko barwanira umwanya ni level zimwe undi muntu nanone rero kuvugwa no mwavugaga mu kanya Jordan Dimbumba ariho aravugwa cyane urumva Jordan Jordan mediateur mwiza cyane ubona Rayon Sport muri match bakirimo systeme ya batatu ira systeme ya batatu akina amaze kwimenyera afahamu ya Lotfi ngira ngo duhite tunabijyanira na afahamu ya Lotfi araza gutangazwa uyu munsi nk'umutoza wa Rayon Sport Rayon Sport so itangaza rarisohoye ngire d'accord appointed yanjye itangazo ryo n'abanyamakuru Association Rayon Sport ishimishirwa no gutangaza ko Umunyatunisia Afami ya Hotifi yagizwe umutoza mukuru mushya wa Rayon Sport Football Club nyuma yo kumwakira